uyu ni umunsi wa gatatu mu Nzove, hari amakuru menshi hano mu Nzove. Abakinnyi uko mubareba barimo baraza hano rwose. Iyi ni bisi izanye abakinnyi, harimo intware eshatu nsha, harimo umukongomani, harimo Idrissa Koyate, niko bamwita umunyezamu. Idrissa Koyate. Hakabamo umwarabu w'umuzungu wasinye amasezerano y'umwaka umwe, ara rwose ku biro bya Rayon Sport. Umwataka tayari nawe akaba yamaze kuhagera. Urumva ni Rayon Sport iryoshe, ni Rayon Sport ishushe. Muri Rayon Sport twitegeke. Muri Rayon Sport ibyo kwitega byo ni byinshi, nubwo uyu munsi hari abakinnyi bagera kuri bangahe bamaze gusinya. Ariko kuwa mbere uho bizaba ari umuriro, ndakeka n'imyitozo izaba ifunguye ku buryo buri munyarwanda wese azaba yemerewe kwinjira akareba. Ariko abakinnyi bose b'abakongwe n'ubundi basanzwe bakinira ikipe ya Rayon Sport bazaba bahageze, abo ba Foronganye, ba Imari Nyingi, ba Sudianye, nabo ba Burundi, ba Rishari, bazaba bahageze neza cyane 5 kuri 5. Rero kamwe mu dukojo twabaye hano, abakinnyi baje bahamara hafi umunota umwe hanze bavuza amahoni menshi cyane bataraza kubakingurira, aho batonganyije n'umusekirite cyane baramubwira ati gute wowe utinza abakinnyi hanze. Murabona ko buno nibwo batangiye kwinjira, naho ubundi abakinnyi bari baheze hanze bitewe n'iki nuko umusekirite ari sinza ahantu yari yatembereye. Rero twabonyemo amasura masha agera kuri 3, byumvikane n'abakinnyi 3 bashya Rayon Sport yongeyemo. Rayon Sport irimo iriyubaka ku buryo buteye ubwoba. Naje no kumva ko uwo bita Tade noneho uyamaze kujya ku ruhande rw'abandi bagiye gutahiriza umugozi umwe muri Rayon Sport kugira ngo bubake Rayon Sport bifuza. Ariko haba ku ruhande rwa Tade, ku ruhande rwa Paul Muvunyi, ku ruhande rwa Prosperi, bose bashira hamwe barangiza bakubaka Rayon Sport nziza. Urabyumva ute mu gihe Rayon Sport yabishize hamwe, abasaza bagapasa amafaranga Tade nawe akagura abakinnyi, ndetse n'abo Rayon Sport n'abandi bashaka kuzana abakinnyi muri Rayon Sport ntibabikore mu kavuyo, ahubwo bakagura bose Rayon Sport. Kuko ikintu kimwe cyabaye, urimo uranyumva neza, ikintu kimwe cyabaye, basanze Rayon Sport igiye gutunga abakinnyi bane ku mwanya umwe. Usange bari kugenda bagura umukinnyi wa miliyoni 10, miliyoni 12, mu by'ukuri bakabaye bahereza Bigirimana Abedi miliyoni 40 bakamugura. Ariko amakuru nabonye kuri Abedi ngo niko ngo agiye kwishurwa miliyoni 22 agakina umwaka umwe muri Rayon Sport. Yes, ladies and gentlemen, nkuko mubibona rero ahangaha ni mu Nzove, ni ku kibuga cy'imyitozo cy'ikipe ya Rayon Sport. Murabibona ko umutoza wungirije arimo aragenda akina n'abakinnyi buhoro bagenda bakora ku mupira, ibintu bimeze neza cyane. Muri ekipe ya Rayon Sport twahageze, ubu ngubu turi live, muramubona umuzungu Ryan Mamosh arimo arakora ku mupira neza cyane. Urabona ko ari ufite tekinike n'umutekinisiye kuri baro, urebye uburyo agenda aca mu dupasi, uburyo afunga baro, uburyo yiyangaje kuri baro, urabona ko ari umusore w'umuhanga cyane. Hari n'uwitwa Kitoga w'umugande nawe umeze neza cyane, uri kugenda agapira agacacambo agakoraho neza cyane 5 kuri 5. Ubwo rero akaba ari imyitozo itangiye, bagenda bakinira gake ku ruhande. Ubwo mu kanya gato turaza kubona wenda bakina ikibuga cyose, hanyuma turebe ama long passes, ubutekinisiye bw'aba basore b'abanyamahanga bitabiriye iyi myitozo. Gusa ku rundi ruhande turimo turabona abasore bagiye batandukanye, barimo Paul Jesus, barimo ba Fisto, abangaba basanana Inosa. Ariko mu by'ukuri abandi basore bakomeye cyane bari basanzwe bafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikipe ya Rayon Sport ntabwo turi kubabona, kuko kugeza amaginga ya Rutahizamu Foronganye ntawe uragera kuri iki kibuga. Yaba no ku munsi w'ejo ntabwo twigeze tubona Rutahizamu Foronganye mu myitozo ya Rayon Sport yatangiraga ku munsi w'ejo. Nubwo imyitozo iri kuba awikro, ariko turi gukoresha ikoranabuhanga rihambaye kugira ngo tuze kuba twabona ano mashusho cyangwa se ubu budasa budasanzwe bw'imyitozo ikipe ya Rayon Sport iri kugenda ikora 5 kuri 5. Ubwo rero abantu mudukurikiye, ikintu cya mbere mugomba gukora ni ugukanda subscribe, mugakanda share, mugakanda like, kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi tubagezaho iyi myitozo itandukanye iri kugenda ikorwa n'ikipe ya Rayon Sport. Namubona umutoza wungirije arimo aragacoma, uriya mubona wambaye umupira jezi isanzwe, uriya ni umutoza wungirije Hamia Lotifi w'umuzungu nawe uri kugenda akina n'abakinnyi bacomeka utuntu tw'udupasi badupasanya buhoro bariya akaba ari abandi ba
preparateri, ariko ku rundi ruhande dore nguya Fahami ya Latifi yari yicaye ku ntebe arambutse, murimo muramubona ko ari kwambuka asatiriye igihande kirimo abakinnyi. Uriya ni Kanyama yayo musatiriye, sinzi ibyo wenda bagiye kuvugana, ariko imyitozo ye yatangiye kandi niwe uri kugenda utanga amawayiza cyangwa se amabwiriza agenga iyi myitozo iri kugenda ibera hano ku kibuga cyo mu Nzove. Rutahizamu rero mpuzamahanga Afonganye ntabwo aragera kuri iki kibuga, si uwo nguwo gusa kuko arakibereye muri Senegal, ari kumwe na mugenzi we Youssou Diagne nawe arakibereye hirya ngiyo za Senegal. Ntabwo ari uwo gusa kandi na Emary Nyinge wo bita Monsieur Propre nawe ntarakandagira kuri ubu butaka. Abo basore rero murabizi ko ari abakongwe, harimo abayoboye defense ndetse n'abakina basatira. Urumva defense ni Emary Nyinge na Youssou Diagne, ariko mu busatirizi urumva ko guverineri uyoboye ubusatirizi Fonganye nawe ntaragera hano ku kibuga cyo mu Nzove. Bose bari kugenda bashaka uburyo bafata rutema ikirere berekeza hano i Kigali bagatangirana imyitozo na bagenzi babo. Uwitwa kandi Richard Ndayishimiye, uyu musore w'umurundi, uyu mushinga ntahe karahabutaka mu mediateur ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sport, nawe ntarakandagira hano. Ntabwo rero uwo Richard nawe ari wenyine, ari kumwe n'undi musore mugenzi we nawe w'umurundi bakunda kwita Rahman Papley. Abdulrahman nawe ntabwo yari yagera hano kuri iki kibuga cy'imyitozo. Ubwo rero aba bakinnyi basanzwe nibo bari kugenda bakora imyitozo, nabo bashyashya barimo Ryan, barimo Kitoga, nibo turi kugenda tubona. Twari twiteze ko tugomba kubona umuzamu ukomeye cyane wari waje w'umunyamahanga, ariko kugeza amaginga ya ntarakandagira kuri iki kibuga cy'imyitozo. Uwo muzamu rero akaba yitwaga Idrissa Kuyate, umusore ushinguye muremure cyane ufite ikiganza rwose barahiriraga ko imipira yayo yose rwose niyagiye nyuma y'izamu agenda akayizana. Ubwo rero uwo muzamu nawe twari twiteze ko twamubona hano ku kibuga cy'imyitozo, ariko uwo muzamu rwose ntabwo turamubona, ntabwo turi kumenya amakuru ye neza uko ameze. Uyu musore rero Ryan w'umuzungu turi kubona ari guca ibintu hano mu kibuga cy'imyitozo mu Nzove, yari yazanye na mugenzi we kandi nanone w'umuzungu, ariko ntabwo we muri iyi myitozo ibiri ikipe ya Rayon Sport imaze gukora turamubona hano kuri tere. Ubwo rero ni ibintu turi kugenda twibaza dushakisha amakuru agiye atandukanye yaba asobanura impamvu uyu musore wundi wazanye na Ryan, abo ngabo bari abasore bombi bari bazanwe n'umutoza, ndetse n'uwo mutoza wungirije we ntabwo turi kumubona hano, ariko umutoza wungirije n'umukisoro umwe w'umukinnyi witwa Ryan uzi umupira cyane turimo turababona hano mu Nzove. Rwose ibintu bimeze neza. Iyi ni Murera rero, niwumva Murera ujye wumva isaro ry'Inyanza, igikundira igikaka igikanu cy'imfizi iba yatangiye imyitozo mbere y'andi makipe yose hano mu Rwanda. Iyi kipe niyo yafunguye imyitozo, iri gutangira gukora imyitozo kila siku. Ubwo rero iki nicyo gihe cyo kuba wagenda ukora subscribe, ugakanda share, ugakanda like, kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza cyane 5 kuri 5 mu mikino igiye itandukanye, no mu yandi makuru agiye atandukanye tuzajya tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Yuriya rero na Fahami ya Latifi, nibyo nababwiraga nta makuru kuyabona biragoye, ni uburyo bugoranye. Nanjye ngo naho atari amakuru yarahari, ariko kuyashaka biragoranye cyane. Murabona ko ahantu ndimo ndayatara mpagaze rwose yaravunanye cyane, niyo mpamvu mbereka nk'ari abatoza bari, sinzi niba mubabona. Dore nguwo Latifi arambutse, ndamubona yambuka Latifi. Reka nongere nse nugarura kamera. Dore nguwo Latifi arigenda abwira umutoza wungirije amuhereza amawayiza baba bagenderaho muri aka kanya atari yaba concentrate ngaze gutangira gutanga amabwiriza, ariko ibintu ngiye nuko nguko nababwira byifashe. Imyitozo irarimbanije rwose, ibintu n'uruca abana. Bamaze rero kuba bahasesekra witwa Fahami ya Latifi n'umwungiriza we ndetse na Ryan, baje mu modoka yabo iri private, modoka nziza cyane y'ubururu, bayizamo uwa batatu. Nibo bakandagiye hano mu Nzove bwa mbere kuri iki kibuga cy'imyitozo. Hanyuma rero aba bakinnyi ku minota igera nko kuri 30 nabo bari bakandagiye ko kubw'umutoza yabavugishaga kigera hano ku marembo y'iki kibuga cyano mu Nzove. Yahise ahamagara umushoferi aramubaza ati none abo basore ko ntababona, ahita amubwira ati abasore naringiye gufata umwe wa nyuma hano kuri tapi, ariko ubu turahagurutse turaje. Mu minota 25 ishira 30 bari bakandagiye hano mu Nzove.
ari nabwo imyitozo ihita itangira. Ubu rero Afahami ya Latifi muramubona ko yamaze kuba asatira aho abakinnyi bahagaze. Uwo nguwo rero akaba ari Bakame yageze ahangaha mu Nzove, atangiye gutoza aba basore babiri b'abazamu b'ikipe ya Rayon Sport. Murababona neza cyane 5-kuri-5, arimo aratera udukona hariya. Abasore nabo batangiye imyitozo ngororangingo yo kwigorora, ariko utereye amaso hirya mu kibuga urabona ko abakinnyi bose bafite baro bari kugenda babahereza imyitozo itandukanye.